turashima Imana muri iki gitondo kandi duhaye umwanya mwiza wo kuba mu materaniro yabyukushime. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, abadukurikira mwese murakaze, n'Imana ibaheze umugisha. Tugiye gutangira inyigisho z'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Nizo tuzigisha, tuzahera ku gice cya mbere tugere ku gice cya nyuma. Imana nidufasha tuzagenda twiga umurongo ku wundi. Iki gitabo rero ni Pawulo wacyanditse yandikira Timoteyo yamuhaye uru rwandiko rwandikiwe itorero rya Efeso. Efeso wari umujyi ukungahaye, abakerarugendo benshi bagana, wari umujyi w'iterambere, wari umujyi w'ubucuruzi, wari umujyi w'abantu basobanukiwe. Aba rero bari barahawe ubutumwa bwiza. Icyo gihe haduka inyigisho z'ibinyoma ziyobya. Inyigisho rero zagiye ziyobya abantu. Pawulo rero amuha amabwiriza cyangwa se imirongo ngenderwaho, cyangwa se ibigenwe uko itorero rigomba kugenda. Iri torero rero Timoteyo warujanye aya makuru. Abasobanuzi bavuga ko yahabaye, ntabwo yakomeje kuba umushumba wa giteka, yari afite igihe nyine agenewe kugira ngo atunganye ibyo yakagombye gutunganya mu itorero rya Efeso. Ndagira ngo mvuge bimwe bike cyane yagiye amubwira. Yagarutse cyane ku magambo avuga kwizera. Aravuga ngo bamwe bavuye mu byizerwa basubiye inyuma, baretse kwizera. Abandi barayobye, abandi baragutaye, bataye kwizera. Agaruka kuri iryo jambo avuga ukuntu bataye kwizera. Agaruka cyane avuga kwizera, akavuga ngo mwaretse kwizera, ariko arababwira ngo bakomere ku kwizera. Aho irindi jambo yagiye agarukaho cyane, yagiye avuga ku inyigisho nzima, inyigisho z'ukuri, inyigisho zishingiye ku magambo ya Yesu Kristo. Izi inyigisho zishingiye ku gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo, inyigisho z'ukuri zishingiye ku ijambo ry'Imana. Kuko bagiye babayobya babakura mu nyigisho nzima. Kandi abo bigisha b'inyoma si abantu ngo batandukanye n'abandi, ni ikibazo mu magambo. Ni abantu binjiwe mu n'inyigisho z'ibinyoma. Bari mu barimu, bari mu bapasitori, bari mu badiyakoni, bari mu bavugabutumwa, bari mu baririmbyi, bari mu matsinda yose. Rero arababwira ngo mugire kubaka ku nyigisho nzima. Iki gitabo yari yagaruka kandi kuvuga ngo bavuge ijambo ry'ukuri, ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ukuri hari harimo ibinyoma mu ijambo ry'Imana, abo bagiye binjiza mu ibinyoma. Niyo mpamvu yagiye agaruka cyane. Agenda agaruka ku bintu byinshi tuzagenda tuvuga. Amuha n'amabwiriza uko itorero rigomba kuba rimeze.
katurebe hano mu gice cya gatatu niho yashingiye cyane, yari afite intego y'iki gitabo. Gice cya gatatu umurongo wa 14 na 15 yaravuze ngo kwandikiye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba, kandi mbikwandikiye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushigikiye. Rero yamuhaye umugambi w'Imana kwitorero, amuha ibikwiriye kwitorero. Dutanze urugero nko mu igice cya kabiri, yamubwiye uko abantu bagomba kwitwara mu materaniro, uko basenga muri rusange mu itorero lokali, mu itorero ry'ibanze, ni gute basenga, ni gute bahura bagasenga. Igice cya gatatu yamubwiye inshingano z'abayobozi, abayobora amatsinda mu itorero, ni gute bafite kalite zabo, imyitwarire yabo ni gute igomba kuba imeze. Ni muri urwo rwego rero yagiye abimubwira. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo iki gitabo ngigukundishe, uzafata umwanya ugisome, uzafata umwanya ucumve umurongo ku wundi, hanyuma ufata umwanya usenge wumve ibisobanuro itorero uko rigomba kuba ryubatswe. Abanyetorero rero ni abera batandukanijwe n'ibyaha, barahamagawe nk'uko twabivuze ubushize, barahamagawe, bahamagarirwa kuba bera, bagendera mu ngeso nziza zo kwera. Niyo mpamvu ibyo tubikura mu ijambo ry'Imana, tubikura mu gusenga no kubaha umwuka wera kugira ngo atuyobore mu kuba abera. Ntabwo twabyishoboza twenyine. Reka rero dutangire umurongo wa mbere, dusome igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Pawulo wabize intumwa ya Yesu Kristo ku bw'itegeko ry'Imana umukiza wacu na Yesu Kristo ariwe byiringiro byacu. Uyu murongo rero Pawulo anatangira avuga ngo Pawulo wabize intumwa ya Yesu Kristo. Intumwa ni ijana ubutumwa nyine, ni ijana mesaje igenda yamamaza inkuru nziza. Pawulo nawe yagize intumwa, nubisoma hariya mu gice cya 9 mu byakozwe n'intumwa, uzumva uko yahamagawe, uzumva misiyo ye, uzumva icyo Imana yamubwiye kuja gukora. Uzasoma icyo gice neza ucumva, uzumva Imana impamvu yamuhamagaye kuba intumwa. Rero ni ukugira ngo ajane ubutumwa bwiza, abuvuge mu banyamahanga, abuvuge mu bayuda, abuvuga ahantu hose. Kandi Pawulo umuhamagaro yarawitabiriye, arawukomeza, arawukora, arawumvira. Ijambo rya mbere aravuze ngo ni intumwa ya Yesu Kristo, intumwa ya Kristo Yesu. Ibindi bitabo bitangira bivuga ngo Yesu Kristo, ariko hano yavuze ngo intumwa ya Kristo Yesu. Ibindi intumwa ya Kristo, hari ibindi bitabo nasomye sanga naho baravuga ngo Yesu Kristo, ariko cyane cyane ibyo tugenderaho Bibiliya yera, habe n'igifaransa kura, nazo bivuga Kristo Yesu. Bivuga iki? Abasobanuzi bavuga ngo ni Kristo yabaye intumwa ya Kristo. Kristo amaze kuzuka nibwo yamuhamagaye. Abandi yagiye abatoranya akiri hano ku isi, akiri mu buzima bwo ku isi, akiri mu murimo yo ku isi, ariko Pawulo ahamagarwa Kristo amaze kuzuka, nibwo yabaye intumwa. Niyo mpamvu bavuga ngo Kristo Yesu. Nicyo bisobanura. Kubw'itegeko ry'Imana umukiza wacu na Kristo Yesu ariwe byiringiro byacu. Iri tegeko ni itegeko yahawe na Kristo kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza. Kandi aravuga ngo Kristo niwe byiringiro byacu. Kristo niwe byiringiro byacu, niwe twiringiye,
niyo muri uyu mubiri tubabazwa, duhura n'ibitugora, duhura n'ibitubabaza mu itorero, ariko dufite ibyiringiro ko Kristo umunsi umwe azaza akaza kudukura mu makuba yose, tukabaho tutagipfa, tukabaho tutakibabara, tukabaho tutagitandukana, tukabaho tutagipfusha, tukabaho tutagihura n'intambara. Muri ibi byiringiro tugomba kubikomeza rero, tukabyumva, tukabigira ibyiringiro ko Kristo ari we byiringiro byacu. Bamwe biringira ibindi, basenga ibindi byabo, ariko twebwe ibyiringiro byacu ni Kristo. Mu by'ukuri hari ibyiringirwa byinshi, ariko ibyiringiro dufite ni Kristo, niwe tugomba kwiringira, kandi amaherezo Kristo azagaruka koko, niwe byiringiro byacu. Reka nje ku murongo wa 2 rero. Ndakwandikiye Timoteyo, umwana wanjye nyakuri nibyariye mu byo kwizera. Iyo dusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, niho dusanga Paulo ahura na Timoteyo hariya i Lustra, niho bahuriye bwa mbere, ahavuga ubutumwa, ndetse hari ibitangaza yahakoreye. Nusoma igice cya 14 uragenda ubibona. Paulo rero yabonyemo Timoteyo ubwizerwa. Uyu Timoteyo yari afite nyina w'umuyuda, akagira se w'umugiriki, abikora mutima ye, abishutiye y'ubutumwa, niyo mpamvu amwita umwana we wo mu butumwa. Abikora mutima, arabyumva, arabyitangira. Bagendanye mu ngendo nyinshi bavuga ubutumwa bwiza, henshi barajanye. Uzabisome mu zandiko uzabona bari kumwe, barajyana, baragendana, barakorana. Timoteyo ni umuntu wakiriye ubutumwa kandi abuvuga uko buri. Tuzaza kubigaruka mu bice biri imbere. Yaramubwiye ngo vuga ijambo. Timoteyo we, hagarara ku ijambo, sema neno. Timoteyo, vuga ijambo, uvuga ijambo. Yaramubonye, amubonamo kwizera, amubonamo gukomera, aramutoza, amukorera imihango yose ya Kiyahudi, maze aramutoza, atangira kumutuma. Niyo mpamvu yamushize hano Efeso, avuga ngo atunganye iby'itorero, kandi iri torero ryari ryahuyemo n'imico y'inzaduka n'inyigisho z'ibinyoma. Bene data, ngiki cyavuga, aravuga ngo ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wewe. Reka mvuge ibintu bitatu, wenda nishake ndangize kuri iyi 20 gusa. Ubuntu ni ikintu duhabwa nta kiguzi utanze, nibwo buntu. Ubutumwa bwiza twahawe ni kubw'ubuntu, agakiza twahawe ni kubw'ubuntu, ubukristo twahawe ni kubw'ubuntu. Nta kiguzi twatanze, nta ruhare wagizemo ngo wikize, ngo wiyemeze, ngo uve mu byaha. Ni ubuntu twagiriwe. Ubuntu rero ni ibintu duhabwa nta kiguzi. Ubuntu we kubukerensa, ubuntu we kubufata uko butari, ni ubuntu. Rero tubwumve, tubufate, tubuha agaciro. Buno buntu burakomeye. Ubu buntu rero tugomba kwitaho, ubu buntu tugomba kwibandaho, ubu buntu tugomba kumva. Hari abaririmbyi bagiye baririmba hejuru y'ubuntu, n'ijambo ry'Imana rivuga kenshi hejuru y'ubuntu. Muririmbyi umwe yaravuze ngo mbega ubuntu butavugwa, mbega ubuntu butavugwa. Iyo tureba aka gakiza twahawe kubw'ubuntu, ni igitangaza gikomeye. Bibiliya itubwira ukuntu Yesu yiyambuye ubumana, yambara umuntu kugira ngo aduhuze n'Imana, kugira ngo atwunge n'Imana. Murabizi, sinsubira mu mateka cyane, Adamu amaze gucumura yatandukanijwe n'Imana. Ubwiza, yangu ubwiza yari yarahawe.
ubuntu butavugwa. Kristo ubwo yagiraga gute? Ubwo yazaga kuduha agakiza kubwo buntu. Bene data, iki ni ikintu tugomba kwibanda. Avuga hejuru y'ubuntu. Ijambo rya kabiri avuga imbabazi. Imbabazi nukutugobotora mu ngoyi z'icyaha. Nizo mbabazi z'Imana. Yadukuye mu ngoyi z'ibyaha, aho twari duhambiriwe n'ibyaha, aho twari dufunze dutandukanijwe n'Imana. Bibiliya ivuga ngo kubw'imbabazi z'Imana atugobotoramo, kubw'imbabazi zayo atwunga n'Imana. Ni ibintu bikomeye tuba tubibona n'imbabazi. Abaperezida batanga imbabazi baha abantu bakatiwe, abantu bafunzwe imyaka yabo y'igihano itararangira. Ni ikintu gikomeye. Perezida afata ububasha ahabwa agaha abantu imbabazi bagafungurwa. Natwe twahawe imbabazi turafungurwa. Twari twarakatiwe, twari mu gihome, twari dufunzwe, twari twarakatiwe ubwo gupfa. Ariko kubw'imbabazi z'Imana Kristo atubohorayo, tuva muri ibyo bihome. Izindi mbabazi rero tugomba gutekereza, tugomba kumva. Ni imbabazi zidashira, ni imbabazi zihoraho, ni imbabazi zikomeye, ni imbabazi zitangaje. Uje kubisoma hariya mu Baroma igice cya 9 murongo wa 22 uraje kumva imbabazi z'Imana. Zadugobotoyiyo, zadukuyiyo, zaduhambuye mu bintu bikomeye. Imbabazi z'Imana. Iki gitabo rero tugomba kumva imbabazi z'Imana. Hanyuma avuga n'amahoro. Amahoro bushize twiga badutandukanije amahoro n'umutekano. Umutekano ni ikintu kiri inyuma. Barinda umutekano w'abantu n'ibintu. Hari abashinzwe gucunga umutekano, hari ababirinda b'inzego z'umutekano bakabirinda. Nawe ubwawe ukicungira umutekano wawe, ukirinda ubwawe. Ariko hari amahoro yo mu mutima. Ayo mahoro yari yaranyazwe, ayo mahoro yari yaravuyemo, ayo mahoro nta mutekano wo mu mutima, nta gutuza. Kristo rero yatuzaniye amahoro kugira ngo dutekane, tube dufite ibyiringiro. Ngibi ibintu bitatu yatahije abantu. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wowe. Uri ni Pawulo arimo bivuga. Ubwo muntu gucengere, izo mbabazi zigucengere, ayo mahoro akubemo. Shuti numva ubuntu bwa Kristo bugucengere wa Kristo we. Imbabazi z'Imana za Kristo zikubemo, zikubohore, zigukure mu ngoyi, zikubemo, zikubature, zikugenge. Wabuze amahoro yo mu mutima, waratuza uratunganirwa, warize urarangiza, wabona urushaka ariko ntiwagira amahoro mu mutima, ntiwatuza. Ndagira ngo muri iki gitondo ngutangarize ngo Kristo aganze umutima wawe, awuyobore, aguha amahoro yuzuye. Wuzure amahoro y'Imana, wuzure amaraso ya Yesu Kristo akubohore, ugire umutekano, ugire amahoro mu mutima. Wumve nawe bikugezeho muri iki gitondo ubuntu, imbabazi n'amahoro bibe muri wewe bigwiriye, byuzuye. Hari amatorero atagira amahoro, hari amatsinda atagira amahoro, hari ingo zitagira amahoro. Ariko ndagutangariza ngo ubuntu, imbabazi n'amahoro bikubeho, bikuganze, bikuyobore, bigutegeke. Urabona mu buzima iri torero yari maribwira byari byaracengewe no kutagira ubuzima bwiza, kutuzura ubuntu. Bari barakiriye ubuntu bwa Kristo,
inyigisho z'ibinyoma zigenda zibacengera zibasubiza inyuma, babura amahoro. Ariko akabwira ngo muba abasirikare beza, musenge neza, muba abakristu beza, tuzabivuga. Yavuga ngo muba umusirikare mwiza. Umukristo yuzura ubuntu, yuzura imbabazi, yuzura amahoro, yuzuye wese niba musirikare. Niko kwigwizaho umusirikare utekanye, umusirikare ufite imbabazi, wuzuye n'ubuntu. Ubuntu bwa Kristo bube muri mwebwe bugwiriye, bwuzuye bwose. Reka dusenge twumva ko ubuntu n'imbabazi n'amahoro bigomba kuba. Aravuga ngo bibe kuri wewe, torero ry'Imana. Ubuntu, imbabazi n'amahoro byuzure muri mwe. Muryango, ubuntu n'amahoro n'imbabazi byuzure muri mwe. Wewe wenyine, ubuntu, imbabazi n'amahoro bibe kuri wewe, byuzure bigwire muri wewe. Aravuga ngo biva ku Mana Data wa twese na Kristo Yesu umwami wacu. Ibi tuvuga ntitubivuga ngo biturutse iwacu, ntituvuga ngo nitwe tubitanga kandi abandi bavuga ngo nitwe, ngo nitorero ryacu. Oya, ibyo tubasabira biva kuri Data wa twese n'umwami wacu. Nibyo tubasabira ngo bive ku Mana, bive ku Mwana, bive no ku Mwuka Wera, bihushure biturutse iyo. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe. Iki gitabo ndakigukumbuje, utaha tuzatangira umurongo wa 3 tuvuze gusa 200. Ariko ni igitabo cyiza, ni igitabo ngukumbuje. Niba uri umunyetorero, niba ushaka kumva umugambi w'itorero, usome iki gitabo. Niba ushaka kuba umukristo mwiza ukomeye, ija muri iki gitabo. Niba ushaka kumenya uko umukristo azayitwara, soma kino gitabo. Niba ushaka kumenya uko umukristo avuga, soma kino gitabo. Niba ushaka kumenya imyitwarire, niba uri umuririmbyi, niba uri umudiyakoni, niba uri umupasitore, niba uri umuvugabutumwa, niba uri umwarimu, niba uri mu itsinda runaka, yewe yagiye avuga akazageza no ku bapfakazi n'abakozi. Imana ibagirire neza, twumve ubuntu n'imbabazi n'amahoro bigwire muri mwebwe. Ubuntu n'imbabazi, haleluya. Ubuntu bugwire, ubuntu agakiza twahawe ni kubwo mwebukereza ubuntu. Imbabazi ni ingunguru zitavomwa ngo zirangire. Abantu batanga imbabazi wakosa bakagusubiza mu gihome, ariko Imana itanze imbabazi irazitanga, irakwihanganira, ikwitaho, ikakugendaho, ikagukurikirana. Imbabazi z'Imana zitugendeho. Mana Data wa twese uri mu ijuru, muri iki gitondo twumvise ijambo ryawe. Ijambo ryawe ridufashe, ijambo ryawe riduhindure, ijambo ryawe ritubwira abana bukuri, ijambo ryawe riyobora itorero ryawe, ijambo ryawe ribature itorero n'abakristo bose. Imbabazi n'amahoro bigwire kubwa Yesu umwami w'abami.